sinaje wese naje mwami ndaje ngonye. Mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Bene data bakunzi bacu, cyane cyane bakunzi ba Pure Gold Channel, mwese ndabashuje mu izina rya Yesu kandi mbashimira umwanya wanyu mufata kugira ngo mukurikirane bino biganiro byacu hano kuri Pure Gold Channel. Tugiye gukomeza n'ubundi ikiganiro cyacu cy'isaha ya 9 kandi bamenyesha ko muri kukigezwaho na Jose. Tugiye gukomeza tureba undi mwinginzi wa 7. Tumaze kureba abinginzi cyangwa se aba intercessors 6. Uyu munsi rero murahishiwe, tugiye kurebera hamwe umwinginzi wa 7. Ntatinze nagira ngo tuse nkaho twibutsa abo tumaze kwigiraho, kureberaho, twibutse tureba baribo. Umwinginzi wa mbere twabonye ko ari Aburahamu, uwa kabiri twabonye Mose, uwa gatatu twabonye Samweli, uwa kane twabonye Eliya, uwa gatanu twabonye Danieli, umujene mwiza cyane wajyanywe ibwami w'umunyabwenge nuko agasenga Imana igakora ibikomeye. Danieli na bagenzi be babanye n'Uwiteka cyane, tubigiraho kuba intwari n'ibintu bikomeye cyane. Uwa gatandatu twabonye umudamu wabaye umwinginzi w'Imana, wabaye inkoramutima w'Imana, wahisemo neza, witwa Ana. Ana yagize ibyago, ari umujene, aza gupfusha umutware we, ariko ahitamo ikintu cyiza cyane. Yahisemo kwibera umwinginzi, yiha Imana, ahitamo kwibera umuntu wibera mu nzu y'Imana. Uwo mudamu Imana yamuhaye umugisha, Imana imugira inkoramutima, Imana ikajya imubwira amabanga yayo. Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, yabanye nawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Kuko Ana yiyeguriye Imana, amaze gupfakara yiyegurira Imana, yibera mu nzu y'Imana, yihinduka umwinginzi, maze Imana ikajya imusura, ikamuganiriza, ikamubwira amabanga yayo, ku buryo Imana yari yaramubwiye ibanga ko igiye kuzatanga umukiza. Ana nawe yabaye umwe mu b'Imana yabibwiye, mu bahanuzi b'Imana, kuko yari afite n'impano y'ubuhanuzi. Imana ikamubwira igenda kubaho, imubitse iryo banga ati hari umukiza ugiye kuza, umukiza ugiye kuza gucungura isi. Icyo cyari ikintu gikomeye. Ana yatangiye gusenga afite imyaka 20, amaze kuba umupfakazi, ariko ngo ubwo buhanuzi bwasohoye afite 84. Ibyo byarankubise cyane, byankoze ku mutima cyane, kugira commitment nk'iyo utarareba ku ruhande. Cyo ni ikintu cyiza pe, ni ikintu nigiyeho kuri uyu mubyeyi Ana. Ana yari afite commitment ikomeye ku Mana. Ni kenshi dushukwa, Imana ikaguhamagara ko wagera imyaka 20 wenda wayirenza cyangwa ukumva urashutswe wabivamo. Ariko Ana yakomeje gusenga, akomeza kwibera mu nzu y'Imana kugeza isezerano risohoye, abona Mesaya, abona Yesu aje avuka ari akabebe. Ana afite imyaka 84. Iyo ni commitment ikomeye cyane. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero murahishiwe, tugiye kurebera hamwe intwari y'Imana, nawe wahamagara umwana muto cyane w'umudamu, yahamagara umukobwa muto cyane afite imyaka 7. Niho byabonetse ubutwari bwe, niho bwagaragaye. Uwo nguwo akaba ari Miriyamu. Abitwa Miriyamu mwese ndabashuhuje, muri intwari kabisa, mujye mumera nka Miriyamu. Uyu nguwo muri Bibiliya tugiye kureberaho. Uyu rero Miriyamu wo muri Bibiliya, inkuru ye cyane cyane tuyisanga mu Kuva ibice 2 uhereye ku murongo wa 1 ugakomeza. Numva Miriyamu ibye iyo birebye uravuga uti koko burya hari abantu b'intwari. Miriyamu yabaye intwari cyane. Miriyamu yahindutse umwinginzi, aba n'umuhanuzi. Yarazwiho umuhanuzi, icyo kintu kirakimuziho. Abashakashatsi batubwira ko Miriyamu yavutse mu 1576 mbere y'ivuka rya Yesu, kandi azwiho ko ari mushiki wa Mose. Mose tumaze kureba ko nawe yari umwinginzi ndetse ari umuyobozi w'Abisirayeli.
miriyamu niwe wavutse ari mukuru. habanje miriyamu mu muryango wa Mose, hakurikiyeho Aroni, noneho Mose aba ari umuhererezi. miriyamu rero yari intwari cyane, yabaye intwari ikomeye cyane cyane. ubutwari bwe bwabonetse igihe, niba mubyibuka abakunda gusoma bibiliya, igihe abantu navuga bo muri icyo gihe bari muri locking down, nabo bari muri locking down ndetse iruta iyi ngiyi ya korona. igihe abana b'imfura bose umwami Farawo yari yategetse ko bagomba kwicwa. muri ibyo bihe niho Mose yavutse. miriyamu rero yari afite ubutwari, yari umunyamasengesho, yari umwingizi w'Imana, ari umwana muto cyane. kuko ibintu byari bikomeye icyo gihe, bari muri locking down yo kwica impinja. nyina wa miriyamu yagerageje guhisha Mose ari agahinja ngo batakica. amezi 3 bigezeho biramunanirana. nyina ahitamo kumubohera agatebo, ajya guhisha Mose ahantu mu mazi, mu mugezi witwa Nili. miriyamu aho ubutwari bwe bwabonekeye, aho ubutwari bwa miriyamu bwabonekeye, uyu mushiki wa Mose, ni uko nyina agiye guhisha akana Mose ari akabebe ngo batazakica, akagashyira mu mugezi Nili. aho yagashyize mu gatebo, miriyamu ntiyatashye. nyina yarigendera ko miriyamu yagumyaho. afite imyaka ingahe? 7 gusa. ubutwari bwe bwabonetse kare. kuki se yari afite ubwo butwari? ni uko yari umunyamasengesho, ni uko yari yaratangiye kuba umwinginzi. Imana ikamuha imbaraga, arakomera, agira ubutwari, avuga ati singenda, simva ahangaha ntarebye igikurikiraho, simva ahangaha ntarebye uko umwana wacu bigenda ari akabebe. miriyamu yari afite urukundo rwo gukunda abavandimwe be, yari afite urukundo rwo gukunda Imana, rwo kutarekera ngo abivemo. she never gave up. ntabwo yabivuyemo, ahubwo yarakomeje, kubera gusenga Imana yamuhaye imbaraga, arakomeza, agaragara ari intwari. haleluya! ubutwari bwa miriyamu ni ubutwari bwongeye kumfasha cyane kugira nanjye commitment ku Mana. miriyamu yagumye aho. icyakurikiyeho, umukobwa w'umwami, ari umwami, wavuga ngo ni princess, yaje koga kuri uwo mugezi Nili ari kumwe n'abakozi be cyangwa se abaja be. miriyamu abarareba. miriyamu arakomeza, arahagarara, arareba. she stood up and watch. miriyamu twavuga ngo yarakomeje, arahaguma, arakomeza, aritegereza. stand up and watch, ibyo ni ibintu bibi twagombye kwigiraho. ntabwo yabivuyemo, yarakomeje, arahagarara kandi arareba, aba maso. stand up and watch, ayo magambo yibuke. dukomeze duhagarare kandi turebe, tube maso. yabaye maso ngo amenye ikiri wiwe ku kana kabo, kuri gasaza ke Mose yakundaga cyane, ari akabebe. amahirwe rero, uwo mukobwa w'umwami princess afata ako kana. uzi ikintu miriyamu yakoze? miriyamu yarirukanse, yabaye intwari, arirukanka, yegera wa mukobwa w'umwami, aramubwira ati excuse me, mbabarira, ese nakuvugisha? aba intwari, atera intambwe. ninde wakwegera w'umwana 7 wakwegera umukobwa w'umwami? miriyamu yarabikoze, kuko yari afite intego, kuko yari yagumyaho. he stood and watch, yarakomeje, arahagarara kandi arareba, aba maso ngo arebe ikiri kube kuri Mose, ku kabebe kabo, kuri gasaza ke yakundaga. miriyamu yari umwinginzi kandi yari afite commitment. haleluya! yari umwinginzi w'Imana kandi yari afite commitment, bituma ahinduka intwari, yegera umukobwa w'umwami bitari gushoboka, kuko yari afite intego, agira ngo akize Mose, agira ngo akize gasaza ke. Imana yamuhaye umugisha, imujya imbere. wa mukobwa w'umwami aramwemerera, ati mvugisha. miriyamu avuga ati ese nagushakira umuntu wakurerera ako gahinja kawe? ati cyane ihute. miriyamu yabaye intwari, aragenda abwira mama we, ati banguka vuba cyane. umwana bamuhaye nyina aba ari uhinduka umubebisita w'uwo mwana, aba ari uhinduka umurezi wa Mose. umva ukuntu miriyamu Imana yamukoresheje. kuki? kuko yagumyaho, ntabwo yagiye. he stood up and watch. stood up and watch, stand and watch. mwene data,
wigenda, stand and watch. Ikintu icyo ari cyo cyose wirekeraho, wigenda, guma hamwe, stand and watch. Hari ikintu kizakurikiraho nubikora. Gumaho, guma ku izamu ryawe kandi ube maso. Imana hari ikizagukoresha, uzahinduka intwari y'Imana nka Miriyamu. Hari ibintu byinshi cyane twakwigira kuri uyu Miriyamu. Yaramfashije cyane, aramfasha pe. Kuba intwari, kutarekeraho, gukomeza, kuba connected n'Imana bigatuma ukora ikintu utagombaga gukora. Imana yagukoresha iby'ubutwari. Abari bazi Miriyamu bari baramwise umuhanuzi, inshuti ze. Kubera gusenga Imana byatumye imuha impano y'ubuhanuzi. Ese mwene data, kubera gusenga kwawe abantu bakwita nde? Bakwita pasiteri, bakwita bishop, apostle, umunyamasengesho, umwinginzi, bakwita nde? Ese urashaka kwitwa nde? Urashaka ko bakwita nde? Miriyamu bamwitaga umuhanuzi kubera gusenga. Bituma Imana imuha iyo mpano y'ubuhanuzi. Imana itugirire neza bene data, uko dusenga, uko twinginga, twe kubivamo, dukomeze. Stand and watch. Komeza uhagarare kandi ube maso. Ntusinzire mwene data. Imana izaguhindura ukomeye kandi izagukoresha ibikomeye. Izagukoresha iby'ubutwari. Ntacyo bitwaye naho waba uri muri locking down. Nyina wa Mose yari muri locking down, na Miriyamu ari umwana bari muri locking down ikomeye cyane, ikomeye iruta uyu munsi ya corona. Ariko havuye mu butwari. Haleluya. Miriyamu yabaye intwari muri locking down. Miriyamu yabaye intwari, ntiyabivamo, arakomeza arahagarara mu bikomeye. Imana imukoresha ibikomeye maze akiza gasaza ke Mose. Haleluya. Bihe ni bikomeye cyane. Muri locking down wibivamo. Stand and watch. Bamaso, komeza usenge, we ku izamu ryawe, Imana izagukoresha ibikomeye. Muri ibi bihe tugezemo bikomeye, wibivamo mwene data. Stand and watch. God will use you in an amazing way. Hari umuntu uzakiza, hari umuntu uzafasha. Stand and watch. God will use you at this time of corona, at this time of locking down. Stand and watch. Muri ibi bihe biruhije, muri ibi bihe abantu bifungiranye mu nzu bamwe, muri ibi bihe ibintu bitoroshye, turi kwegera ibihe bikomeye cyane, mera nka Miriyamu. Wicika intege, wirira, wihunga, wibivamo, guma kuri Yesu, guma ku karago, komeza usenge, Imana izagukoresha ibikomeye. Stand and watch. Imana iguhe umugisha mwene data, we warukurikiye kino kiganiro cyacu. Ntugacikwe, ujye uhora ugikurikiye. Imana iguhe umugisha. Naje ngo mbemburwe nawe, dore nguyisari. Naje ngo mbemburwe nawe, dore nguyisari. Enjoy. Narutse mu rugo kwa data, naje ngo mpigumire, naje ngo niteshe data, naje papa, naje ngo niteshe data. Urakoze mwami kunetesha. Urakoze papa ko nanjye wanetesheje. Haleluya. Ababa mu nzu yawe ntacyo tuzabura, tuzabona byose. Ikiruta tuzabona ijuru. Nanjye ndagushima Mana ko nari narazimiye, none warangaruye. Nitabye Mana, nitabye ijwi ryawe unkoreshe. Haleluya. Byawe ntibisiba kuhamagara, ndagushimira. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kandi nanjye
karame mana koresha uko ushatse